On TTV. Muraho neza nongeye kubasuza mwiga duteze amatwi aho murere hose ari nako nongera kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye mugiye kubana mu kiganiro ndi Popo nk'ibisanzwe ikiganiro cyo ni Bookstore kuri On TTV. Reka tubane, reka nizere ko uri hose umerewe neza ariko kandi nutameze neza dowori ejo bizagenda neza niko ubuzima bumeze. So uyu munsi ndagira ngo tuganire nk'ibisanzwe dukomeze kubana. Ndagira ngo wenda lastly narabibukije narabibabwiye ndabibasezeranya mbabwira ko uyu munsi ikiganiro turi buganireho ngomba kugaruka kuri ibintu bibiri abantu dukunda kubyitiranya abantu benshi ntago bazi kubitandukanya ntago tuzi mu by'ukuri icy'ingenzi icyo ikiza mbere y'ikindi ni igiki. So ntago najya kure ariko ngira ngo mu buzima bwa muntu aremwe mu kwifuza ngira ngo mujya mubona ko murabizi ko n'igitabo turimo gusomana cyitwa 48 Laws of Power. Turi kureba ikintu gishobora gutuma uba umunyembaraga uri kumva icyo kintu. That's wish of course. Ibintu dora twifuza mu buzima bwacu bwa munsi uko dora twifuza rero hari igihe tugira ngo ibyo twifuza mu by'ukuri nibyo byanyabyo kubera ko wumva ko ubishaka, kubera ko wumva ko byagushimisha, kubera ko ubibona n'abandi, kubera ko wumva ko byaguha cya cyubero dora tuvuga, kubera ko bizakugira umunyembaraga just nyine ukumva ko urabyifuza. Ngira ngo wenda mujya mubona nk'iyo umwana ajyanye na mama we ku isoko umwana abona bombo, mama nshaka bombo, mama nshaka irindazi, nshaka biswi, nshaka shikarete, kandi byose bumva babimugurira. None ikintu gitangaje byose babimuhaye ntago yabimara, ushobora no gusanga hari ibyamunanira. Hari n'igihe abona ikintu akacyifuza kubera ko abonye bakigura undi mwana bari kumwe, abonye umwana anyuzeho afite ikintu, mama ngurira nanjye kariya, wenda nta nubwo azi ko uko bitestinga ugasanga at the end biramunaniye. That's it. Ujya wumva ukuntu nk'iyuriye ku iyo utestinze icyo kurya cyangwa ibyo kunywa utarusanzwe ukoresha ukuntu ubyumva. None utekereza iyo wabishatse cyane ukishyiramo kugomba kubirya. Let's suppose nk'ibiryo hari ibyo kurya tumenyereye bitari ibinyafrika byacu tumenyereye. For instance, pizza, burger, ice cream, biriya byo kurya abantu barya ariko mu by'ukuri bitari basically foods nyine dukeneye. Umuntu watestinze bwa mbere burger kubera ko yabonye umuntu bari kumwe yayiriye, ntago uriya muntu bizamugwa neza habe na gato. Okay, ashobora kwiyushyiramo ko yamuryoheye ko yayimenyereye nisha akayirya sava akabimenyera, ariko icyo ushaka kumvisha ni kimwe, ibyo twifuza mu by'ukuri tubyifuza kubera iki? We have to, tugomba kwifuza, niko Imana yaturemye, niyo kamere yacu, turemanywe kwifuza kwa buri munsi. Ndetse ni nayo mpamvu umuntu buri gihe niyo urwaye niyo umerewe nabi iteka ryose uvuga ati nkore ngire kuri iki kintu, reka nanjye mve kuri uru rwego ngire kuri uru. Ni nayo mpamvu kuri uyu munsi dukurikirana Bookstore buri munsi dusomana ibitabo turebe se abanditsi b'ibitabo banditse iki mu bitabo. Tuba turi kwifuza ubumenyi, tuba turi kwifuza kumenya icyo bashakaga kuduha. Uri kumva ukuntu duteye? Reka tugaruke ku kiganiro by'umwihariko, reka turebere hamwe iyo umuntu avuze ngo ibintu akeneye n'ibintu ushaka, what is the difference? Bihuriye he? Mu by'ukuri ni iki cyiza mbere y'ikindi? Kuki abantu dukunda kubyitiranya? Dukwiye kwibanda kuki? Nibyo nshaka ko tugarukaho. Ikintu dukeneye ni igiki? First of all, we yumvishe ikintu ukeneye utekereza iki? Muri kano kanya ushobora kuba muri mind yawe hajemo ibintu nyine wumva ukeneye muri ino minsi, kumva ko ukeneye gusohoka. Ako se really gusohoka ni ikintu ukeneye? Hanyuma ibyo ushaka ni ibiki? Muri kano kanya se ushaka kurya, muri kano kanya ushaka kuryama, muri kano kanya ushaka gutembera, kuko se nubwo ubishaka ukwiye kubikora. Nibyo turi burebe. Ese kuko ikintu dukeneye we have to get it, cyangwa se ikintu dushaka we have to get it uko byagenda kose, cyangwa ibintu byose bigenda n'igihe cyabyo. That's why Bookstore turi hano kugira ngo tujye dusobanukirwa. Sinzi niba mujya mubona ko ubuzima bwo muri kino gihe iyo udasobanukiwe nyine abantu baragusobanurira, kandi akenshi usobanuriwe hari igihe banakubeshya. Usibye ko Bookstore niyo mpamvu dusoma kugira ngo tumenye ukuri kwinshi kuri mu biganiro, kuri mu bitabo. So
ikintu ukeneye rero ni igiki? Ikintu ukeneye ni ikintu ugomba kubona. You have to get it. Uko byagenda kose utakibonye hagomba kugira ibyangirika. Urugero kurya ni ibintu dukeneye. Buriya ntuzabona umuntu arya of course ntago tubaho kugira ngo turye. Ntago turya tubaho kugira ngo turye. Ahubwo turya kugira ngo tubeho. So, ibyo ngibyo kuba turya rero ni ibintu dukeneye, have to. Umubiri wacu tugomba kurya. Niyo mpamvu ubona umuntu ari umuntu wanganirije arambwira ngo afite umutante we ngo yagiye kwa muganga baramubwira ngo afite inzara ngo aheruka kurya ngo nko muri 90 na kombi. Can you imagine? Nyine ni ikintu akeneye, ariko mu by'ukuri ntabwo iyo nzara ubundi ibaho. Uheruka kurya muri iyo myaka ntekereza ko you can still live. So icyo dushaka kureba hano ni igiki? Niba koko ukeneye kurya, ahubwo se ukeneye kurya ibihe biryo. Utaza kumva ngo abantu ngo kurya turabikeneye, ngo nuzajya kurya wumve kuko nyine ngo kubera ko nkeneye kurya I have to eat, let me eat. Ngiye koko numve ko ndiye not. Like wa muntu ujya kurya akavuga ati ndarya njye nejo. Ukeneye kurya ariko se ukeneye kurya iki? Impamvu nagaruye iki kintu nshaka ko tugana kuri kino kiganiro. Ndagira ngo turebe mu by'ukuri ibintu dukeneye kugira ngo tubigereho bizadusaba iki. Icyambere bizagusaba kuba responsible for yourself. Wowe ugomba kwisharijaho inshingano, kumva ko ugomba kwimenya. Take care of yourself. Utumva ngo ukeneye kwambara kuko of course ntiwagenda wambaye ubusa mu muhanda, ariko ukaza kubyitiranya no kwifuza, ukaza kubyitiranya no kuvuga ngo ndakora buri kimwe uko byagenda kose, I may even do in bad ways kugira ngo mbone ikintu nkeneye. No, ikintu ukeneye burana nubwo kigombera kugikorera cyane, ahubwo the things we want nibyo bituvuna in our minds, mu mbaraga zacu tukababarira koko kugira ngo tubone ibintu dushaka. So muri kano kanya ushobora kuba unkurikiye duhora tubana, ariko nawe mu by'ukuri utaruzi ngo ukeneye iki. Dukeneye guhumeka oxygen nziza. Ngira ngo murabibona n'ahantu navuze ati uyu munsi reka nanjye nkeneye ka oxygen right? Ndavuga reka nicara ahantu nkaha. Muri kano kanya nawe nteze amatwi aho wicaye cyangwa wenda aho uri mu kazi kawe, mu rugo, anywhere ibyo uri gukora byose, hari ibintu ukeneye. Uhari kubera kumva gushaka kubura aho hantu wenda, cyangwa se uhari kubera accident, cyangwa uhari kubera impamvu zitandukanye, ariko se mu by'ukuri urabikeneye wowe ubwawe. Impamvu abantu bakunda kwitiranya gukenera ikintu no gushaka ikintu ni ukubera iki? Ni uko usanga umuntu afata ibintu ashaka akabigira nk'aho ari byo akeneye. Ugasanga umuntu ari gufata ibintu ashaka akabigira nk'ibyangombwa akeneye, kandi for sure biri different. Ikintu ukeneye, ikintu ushaka biratandukanye. Iyo ushaka ikintu uragikorera, ukakivunikira, ugakora buri kimwe. Ari naho hahandi usanga umuntu akoze mu nzira izo arizo zose, sometime akaba yanakora mu buryo bubi kugira ngo akunde abone cya kintu ashaka. Ariko iyo ukeneye ikintu bigusaba iki? Icyambere ureba ese icyo kintu nubwo nyikeneye ndakibona nte, ndagikoresha nte, bita bihura n'amahitamo yawe. Iyo ushaka umwambaro urawugura kuko ushaka, ariko ukagendana n'amahitamo yawe. Ukunda kurera isa gute? Ukunda kujyanisha gute? Ushaka kwambara gute uyu munsi? Ushaka kujya ahantu hameze gute? Ibyo urimo kubishaka, ariko noneho utabibonye se urabiki? Utabibonye ntacyo uri bube. Ariko iyo wishyizemo ko ibintu ushaka ubikeneye, kandi mu by'ukuri ibyo ushaka atari byo ukeneye, bikubarisha nabi, bituma ubaho umeze nk'umuntu mu kajagari, ubaho mbese nta mahoro, nta mutekano wakiha, kuko wishyizemo ko ubikeneye kandi mu by'ukuri ntabwo ubikeneye. Nibyo nababwiye, ibintu dushaka ni ibyifuzo. Dora twifuza amazu meza, twifuza amafaranga, twifuza kugira inshuti nziza, ariko se ziraduhereza iki? Icyo nshaka ko tugarukaho ni iki? Ndagira ngo we niba unkurikiye muri kano kanya, ibintu ukeneye kugira ngo bigereho neza,
ukwiye kubanza cyambe na mbere ukabanza ukimenya wowe urinde wowe urinde generally urinde nyine ku buryo uvuga ati ngiye ndiyizi nkeneye iki uko byagenda kose ngomba gukora iki hanyuma se ushaka iki uzakibona ute ubu ngubu uzagikura hehe uzabifashwa nande ngira ngo wenda murabizi no mashuri barabyigisha ku bantu bize ibintu ushaka ntabwo bigomba kubangamira ibintu ukeneye icyo nicyo kintu ugomba kumenya ikindi ibintu ukeneye nabyo bigomba kugufasha kubona ibyo ushaka kuko iyo ibyo ukeneye ubifite n'ibyo ushaka urabikorera ukabibona ariko iyo hari ibyo ushaka ugashaka kubyitiranya n'ibyo ukeneye ukora nabi menye neza ko ibintu byonyine ukeneye mbere na mbere ni wowe ubwawe urikeneye kugira ngo ubone gushaka ibindi byose ni issues ni ibintu duhora twifuza so guys ushobora kuboneza amatwi ufite igitekerezo ushobora kujya muri comment tubwire ubundi wowe bifata uti wowe wumva ukeneye iki wumva ushaka iki cyangwa nawe urabyitiranya iyo ukeneye ikintu ukora iki iyo ushaka ikintu ukora iki kugira ngo ukibone wiyumva gute tujya muri comment uduhe igitekerezo tubwire bigenda bite ubayeho utubundi so guys we were talking about needs versus wants. So you have to know that before everything, you have to be with what you need. You don't have to waste your time on what you want before of getting what you need. In case you are satisfying with what you need, of course you will get also whatever you will want. But if you want to be satisfied by wants before, you will never value your needs. And sure, what can I tell you is this: we only want to know, we only need the needed. We don't want to be there's a people who are rich, there's a people who are popular just like that as you want to know. Just you need you in order to get what you want. So guys, this was Bookstore Show 2 on TTV. Let's meet next day. Ciao. On TTV.